Yeah, alright. Filime itangira umukobwa muto mwiza witwa Joy wowe ukigera muri South Korea cyangwa Korea y'Amajyepfo, ndetse uyu mukobwa nubwo aba ari umunyakorea ariko aba yaravukiye ndetse akanakurira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa amezi make ya mbere yuko azanga aba yarafashe amasomo ya online amwigisha ikinyakorea n'umuco wabo. Akihagera rero yahise atangira kuba inshuti n'uwamufashaga w'umwarimu witwa Mrs. Park, aho uyu mugore akimara kumenya yuko Joy aba afite iminsi 10 yonyine ari muri Korea y'Amajyepfo, yahise amutumira amuga ati ngwino nguheze 10 n'ubu utiri ujya gukodesha muri hoteli. Ndetse mu mashusho akurikiraho Joy aba bamaze kugera mu rugo tayari kwa Mrs. Park, aho itajya kumupresenta famiye ye irimo umugabo we n'umwana we umuhungu wa bucura. Nyuma y'ibingibi rero nyamukobwa wese bajya kumwereka mu cyumba agomba gucumbikamo, aho akihagera ikintu cya mbere yahise akora mu cyumba cy'abandi yahise atangira kumanikaho amafoto y'umuhanzi w'icyamamare witwa Kino, ubusanzwe ari umumambure wa groupe ya K-pop yitwa Pentagon, mu muhanzi abakunda bya danje. Nyuma kuri uwo munsi nimugoroba rero Joy ari kuva muri dushe kwitera utuzi, yagize gutya yumva hari umuntu uri gushaka gufungura cya cyumba cye. Ahita agenda ku muryango atangira gupeza, ariko na wundi nawe ashaka gufungura. Ibyatumye agakoba kagira ubwoba byatari kavuza induru ati ndatewe, cyane ko uwo mutipe nawe yavugaga yuko icyo cyumba ari iki. Ndetse muri ako kanya Mr. Park tayari ahita aza gutabara, aho yakubise umugeri wa mutipe agira ngo ni umujura ushaka kubiba. Ariko tugiye kwitegereza dusanga abari Yewon, umwana wo muri rugo mukuru w'imfura, kandi uyu mwana uba ari n'umuhanzi ari umwe muri ya groupe n'ubundi ya Pentagon, ari wa muhanzi w'icyamamare no mukobwa akunda. Nyuma y'ibyo ngibyo rero Rotipe aba yarakaye byatari uburyo ababyeyi be babifashe bakazana umushyitsi bakamushyira no mu cyumba cye nta burenganzira yabahaye, ariko mama we agatangira kumusobanurira yuko atarabizi neza yuko umutipe uyu munsi ari butahe. Gusa Rotipe ahita avuga ati ngaho nimo mwirukane, gusa baramubwira ati n'ubundi n'umukobwa afite hano iminsi 10 yonyine ugomba kwihangana. Bityo rero Rotipe byarangiye ntandi mahitamo agomba kurara mu ntebe kuri uwo munsi, ariko ararama afite agahinda bya danje. Igitondo gikurikiraho rero kagakobwa kateguriye amafunguro aryoshye cyane ya famiye kaba kacumbitsemo, ndetse kahita kanaboneraho amahirwe yo gushimira wa mutipe wemeye kugaha icumbi akakitangira akakarara mu cyumba cye. Gusa Rotipe ntabwo aba ari kugasubiza neza, aba ari kugashihura byatari akabwira nabi. Nyuma y'ibyo ngibyo rero yasabye agakobwa yuko kagenda akamutunganyiriza icyo kunywa kirimo ibintu byinshi bivanze, arakihanangiriza akabwira ibintu kagomba gushyiramo byose. Nyuma rero kagakobwa k'akagoryi kari kuzana cya cyo kunywa, kagize amatsiko y'ukuntu icyo cyo kunywa kimeze, karangije kahita kiyongoza karabanza gasomaho gashingaho umuheha, karavuga ati Rotipe ntabwo ari buze kubimenya. Gusa nyuma kari kumuhereza cya cyo kunywa wa mutipe naho kigeze kamenya yuko hari bimwe biba byafashe ku munwa hejuru. Hanyuma wa mutipe abibonye azegera agakobwa ashaka kuganagura ku munwa, ari nako aba ari kugasereriza hejuru y'ukuntu kaba kari kurahira yuko ngo nakatigeze kanywaho. Rotipe rero yijyanye na kagakobwa byatari ku buryo ahubwo umutima wako watangiye gutera insigane, murabizi by'abasore n'abakobwa. Gusa bakiri muri ibyo ngibyo inshuti magara za Yowan zabasanze bameze gutya, zihita zivuga ati sha hari hagiye gushya. Gusa nyuma Rotipe ahita asobanurira yuko ari umushyitsi we bacumbikiye aho ngaho nta bintu byatanje. Nyuma y'ibingibi rero uko ari bane bicaye hasi batangira gukina imikino yo kunywa utuyoga twa make, aho bari kwisangira. Joy na Sean batangiye kumera nk'abantu babaye inshuti byatari, ibyateye abandi akantu kameze nk'agashyari. Nyuma y'uko rero banywe ubuyoga bwose bakabumara, Joan na Sean biyengoje kujya n'ubundi kuri alimentation yo kugura utundi. Bari mu nzira berekezayo rero Rotipe yatangiye kugenda yikina ku gakobwa, akabwira yuko ngo ari umwe mu ba champion ba taekwondo mu gihugu, ngo barenze byatanje, gatsindiye n'imidari myinshi. Ibintu aho akamvise akakumva birarenze, gahita gasaba umutipe yuko yazakigisha iyi taekwondo igihe azaba afite umwanya. Tipe nawe aramuga ati ntaribi. Nyuma rero bahanyweye inzoga nyine, baragarutse banywa inzoga, birangira igihe cyo gutaha kigeze, aho agiye kubasezera ka Joy n'ibyishimo kababwira ati muramukeho n'iki. Hanyuma wa mutipe ngo ni Shawan yitegereza agakobwa muri bwa buryo bwo karembuza n'iki. Wa mushuti we wazananye arabibona, ahitangira kumushinja yuko ameze nk'umuntu uri gushaka guteretura umukobwa, ariko ndabihakana yivuye inyuma. Nyuma rero bari mu nzira bagenda, kagakobwa kaka best friend kashatse gushyira akaboko nyine kuri Shawan ngo bagende bameze nk'abantu bakunda, n'undi ahita kamukuraho. Kumbe ngo kera bakiga muri secondaire ngo kano gakobwa karagiriraga crush uyu musore, ariko ngo nta move bigeze bakora ngo bateretane cyangwa bagirane ibiki. Kugeza amagenga rero n'ubu ngubu baba bakiri inshuti zisanzwe.
Nyuma y'iminsi mike rero batwereka Joy na mutipe Shawan bagiye kwitoza nyine ya taekwondo, aho nyuma yabyo bagiye ahantu mu gakofi kujya kwisangirira. Hanyuma Joy ari muri ako karesitora yahamagawe na Yohani n'ubundi wari kumukankamira amubwira ngo natamuzanira agakawa, ariko Joy ahita amubwira yuko kano kanya ahuze ari gusangira na Shawan. Akibyumva Rotipe abantu ahitangira kuvuganisha bumva ko harimo akantu k'ishyari. Nyuma rero bari mu nzira bitahira, Joy yamenyesheje Shawan yuko ngagiye gukora ikizami cyo gushaka buruse muri Korean Institution, uko kandi naramuka kibonye bizarangira yemeye kubaho ngaho igihe cyose. Shawan akibyumva yarishimye byatari, amwifuriza gutsinda nyine n'amahirwe byose. Nyuma rero bageze mu rugo, Shawan yabonye ku ngoyi z'umukobwa ari akantu katameze neza, aramwegera ari gushaka kukamukorera, ariko muri uko kumwegera byatari nibwo wa mutipe ngo ni Yohani wundi yahise asohoka asanga bahagaze gutya, we ahita yibwira ibindi aravuga ati hari hagiye gushyira hagiye kumusoma. N'umujinya mwinshi yahise abwira wa mutipe w'inshuti ati vanga burirwa irengero. Nyuma y'ibingibi rero binjiyemo imbere mu nzu batangira kwisangirira, ari nabwo ka Joy kabwiye mutipe yuko ibiryo aba yatetse biba biryoshye byadanje. Hanyuma Rotipe nawe ahita akabwira yuko ngo we noneho ari kwishakira kurya ibiryo bya kiniki. Akimara kuvuga ibingibi rero bose babaye nk'abantu babuze icyo bavuga, bamera nk'abantu bagize isoni, ndetse muri rwa rwikiye ko birangira amennye ibiryo ku mwenda we. Aho kibikora ka Joy kahise kamukuramo umwenda karimo gashaka kuwusukura, ariko bakiri muri ibyo ngibyo bakuramo igipira n'iki ka petit frere k'umusore kahise kagera aho ngaho, kahita kibwira ibindi ko ari hagiye gushya, nako birangira ari ukugahereza ruswa yo gukina game bitaba ibyo ngibyo amakuru yose kayahereza ababyeyi. Umunsi ukurikiyeho rero Joy yagezweho na boss we witwa Jamin, uba ari nawe boss mukuru w'ibijyanye no kweditinga, aho bari kubaza Joy niba asanzwe ngafite amakuru y'uburyo Yohani na wa mutipe wundi ngo ni Shawan basanzwe ari inshuti cyane, kandi umwe akina taekwondo undi akaba ari umuhanzi. Ka Joy ibintu karabyumva kigira nk'akantu katabyumvise, kigira nk'akantu katanabazi. Uyu boss rero ahita akomeza avuga yuko ngo yumvise amakuru yuko kera bakiga muri segonderi ngo bose bakundaga umukobwa umwe byatari, kandi ko bagashaka kubyirengagiza, ariko wa mu boss wako yanjye naberetse ifoto y'aba best friend uko ari batatu kera bakiga muri segonderi. Akimara kuyimwereka rero yabajije n'umukobwa ati se ubwo muri bara basore wo ukundamo uhe? Umukobwa ahita yijijisha ava aho ngaho nta kintu kingasubije. Ku rundi ruhande rero amashusho ahita akomeza batwereka n'ubundi Joy ari gusangira n'aba batipe uko ari babiri, ariko situation hagati yabo uko ari babiri kubera agashyari k'umukobwa ibimeze nabi, bityo Shawan ahita asaba Yohani yuko yazaza muri salle ya taekwondo n'ubundi ngo bakitoza. Umunsi ukurikiyeho rero kugira ngo ibibazo bafite nyo bikemure nk'abantu b'abagabo, aho bagitangira Shawan yatimbaguye byatari wa mutipe w'umuhanzi amwereka yuko ibintu byo kurwana atari ibye, ndetse ahita anamusaba ibintu byo kuganira, ibintu byo gufuha byadanje. Bakiri muri gutongana rero ngo bapfa umukobwa n'ibiki kagakobwa biganaga kera muri segonderi kahise kinjira aho ngaho gasanga Rotipe kakundaga cyane niwe uryamye hasi yakubiswe. Kakibona rero kahise gatangira gutonganya wa mutipe wundi ngo ni Shawan ati wankubitiye sheri, karangije kahita kajya kumureba bare ko nta kibazo na kimwe yagize, ariko Rotipe Yohani nawe umujinya uhita umwica byatari, ahita yiyema kana umukobwa kabwira yuko yakiyamye ngo ibintu byo kumufata nk'umwana kandi ari umuntu mukuru. Ndetse nyuma y'aciye akanya gato Joy nawe yahise agera aho ngaho, aho yasanze Yohani hari ikintu cy'urwikiye ko aho ngaho abantu bashwanye byadanje. Arangije ahita afata Yohani amukura aho ngaho, aho bakamubwira yuko agomba kujya kwa muganga, ariko Rotipe asubiza yuko ibyo kujya kwa muganga bitari ngombwa, ahubwo icyo ashaka ari uko ari kumwe n'agakobwa. Rotipe atari baragiye mu rukundo, ndetse ahita anagafata mu kiganza, aho ko ari babiri aho ngaho bahamaze umwanya bameze nk'abantu batwawe n'urukundo n'iki, ariko ikintu baba batazi ni uko mu ibanga rikomeye hari umuntu uri kwafata amafoto y'ibyo bintu barimo. Ku rundi ruhande rero tubona ko ngo ni Jamin na Shawan nabo bari kuganira, aho kaba kari kumutonganya wo kuba yarwanye n'umuntu w'inshuti y'amagara byatari, kari rero kumubwira yuko agomba gusaba imbabazi byihutirwa. Ariko muri kwa kuganira birangira Rotipe nawe agize ibintu by'amarangamutima, akahita asaba imbabazi abakobwa kuba atarakemerera urukundo kera bakiri muri segonderi, kandi mu by'ukuri ngo yarabibonaga yuko kamukunda. Amaze gusaba imbabazi agakobwa rero karatunguye byatari kumva Rotipe katari kiteze, akabwira bino bintu, nako rero n'ubungubu kakiri mu rukundo n'ubundi bose kabakunda kuko ari babiri. Kahise gatwara kuko ari babiri birangira bahanye urubizi rwa danje. Umunsi ukurikiyeho rero
Joy na Yohani bambaye imyenda ya gakondo y'abanyakoreya bitabira festival imwe, aho nyuma yo kuvayo bagiye kwiganira ahantu kuri park, ndetse aho ngaho bari kurelaxa. Ka gakobwa niko kahise gahishurira uyu Yohani yuko bakunda cyane umuhanzi babana muri groupe witwa Kino, kaje gasaba Yohani yuko yazagahuza n'uno muhanzi, ariko undi ahita byanga akabwira ati reka ntabwo naguza n'indi niga, kugira ngo rero karebo kamuhereza ruso kahise kamugateka tikamwereka amakoreography yandi mushyashya muheretse gusohora. Karagurutse rero gatangira gukora amapa, ariko kaba kabyina nabi byadanje ku buryo rutipe yatangiye guseka byadanje, ariko akahita akabwateka nk'uko ukuntu bikorwa sha. Nyuma kuri uwo munsi mu ijoro rero ka Joy mu cyumba cyako kari kabuze ibitotsi neza birangira kabyutse kajya muri salo aho Yohani yari yiryamiye. Rutipe nawe agikanguka birahurirana gutya n'iki, birangira bahanyura n'urubizu. Agakobwa nako kanga n'ubundi kwereka bakomerezaho barasomana byadanje. Umunsi ukurikiyeho rero Jamie na Sean nabo bari bagiye kuri date, ndetse ibyishimo bari ibyishimo kuko babashe no gukundana nyuma y'imyaka myinshi babishaka byaranze. Gusa nyuma bidatinze ikibazo kiratera, nyuma y'uko umukobwa Jamie namenye yuko wa mu boss we aba ari kubaneka. Bityo rero yagiye guserera nawe aramwiyamara aramubwira ati singushaka rwose ko uzageza kubonekanya na sheri wanjye. Ariko umukobwa akiri kwivugisha ibyo ngibyo, boss yahise amwereka amafoto aba yarabafotoye ari kumwe nyine na wa musheri we Shawan. Atangira kumukanga amubwira yuko nanamuka adakoze ibyo ashaka aya mafoto ari buyashyire mu kinyamakuru, n'undi agakora inkuru avuga ati dore umunyamakuru wacu urukundo rumeze nabi n'ibiki. Yumvise yuko ibyo kubashyira hanze rero nabyo birimo nyamukobwa yabwiye boss we yuko ashyize agapira hasi, ibyo ashaka byose azabikora, ariko aya mafoto ntayashyire hanze. Umunsi ukurikiyeho rero Rotipe wacu yakiriye telefone guturuka kuri manager we, bari kumenyesha yuko tayari hari inkuru iba yasohotse mu binyamakuru ivuga yuko ari mu rukundo na mukobwa ngo ni Joy, ni Jamie warabyanditse. Ndetse ngayo makuru y'urukundo rwabo akimara kujya ku bitangazamakuru ngo abari gutrendinga byatanje, ndetse manager abari kumubaza niba iyo kinyamakuru cyabitangaje bagomba kugishakira abanyamategeko n'ibiki, ariko Yohani abwira manager we yuko atari ngombwa ibyo bintu agiye kubyitira ku giti cye. Muri icyo gihe kimwe rero ka Joy nako kari kwitahira kaza handi mu rugo, bo kagiye gucaka kubitana n'abafana bakadasohoka wa muhanzi, batangira kugatonganya bakabaza impamvu kabi wabo wa muhanzi, ndetse batangira no kugashinja kuba gashobora kuba gatumye ari we ugiye gutuma umuhanzi wabazima. Ka Joy mu kubyumva katangiye kwinginga babana ati mumbabarire basi mundeke njyenyine, ariko bakomeza kugahata ibibazo bavuga ati showe shama ashaka umuhanzi wacu azima. Ndetse bwa bukobwa bujya gucya butangira no kumwataka bari kumuvuga ati turakuyamye. Ariko bukiri muri ibyo ngibyo Shawan yagize aho ngaho, bubonye ko haje umusore wita buvaho ngaho buragenda. Ibyo ngibyo bikimara kuba rero tayari Joy yabona yuko adashobora gukomeza kubaho ngaho ibintu bikomeye, bityo afata utwenda twe ajya gucumbika muri gym ya Shawan. Ariko kuri ya gym ya Shawan yaje kuyanganisha umukobwa, ndetse aranamubwira ati so wahamagaye Yohani, ariko Yohani yanga kubikora, ndetse ahita abwira Shawan yuko n'ubundi agiye kuva muri Korea agasubira iwabo muri Amerika, n'ubundi nta mpamvu. Ni no muri iryo joro rimwe rero Yohani yagiye kureba Jamie hanze y'ahantu atuye, ari kumubaza impamvu yagiye kwandikira nkuru ivuga yuko ari mu rukundo n'ibiki, undi yanga kumusubiza amubwira yuko yari ari kwikorera akazi ke nta kindi. Yohani yahise akomeza amubwira yuko mu by'ukuri atamurakariye, gusa ari gushaka kumenya impamvu yajya kwandika inkuru nk'iyo ngiyo ku muntu w'inshuti ye magara. Nyamukobwa aramubwira ati kuba turi inshuti ntabwo byambuza gukora akazi, arangije avaho ngara nigendera. Umunsi ukurikiyeho tubona Yohani ari kureba akavideo kakandi bafashe ari kubyinana n'umukobwa, agatangira kwibuka amarangamutima n'uburyo yari ameze icyo gihe, akamukumbura akamuhamagara, ariko umukobwa ntiyitaba. Ni no muri ako kanya rero umujinya wahise umwica byahatari, ahita avuga ati n'ubundi reka ibintu mbishyire ku karubanda. Bityo rero igitondo gikurikiraho Yohani yageze kuri cya gitangazamakuru Jamie n'ubundi abakoreraho, aho yahise akora interview ya danje, aho ku karubanda yahise yemera yuko wamvuga ngo ni Joy ari girlfriend we, ndetse atangira gusaba abafana be bamukunda kureka ibintu byo kumuserereza n'ibiki, bakamufata nka sheri we. Kundi ruhande rero Joy tayari yari kuri gari ya moshi, tayari yari kwitegura kuva aho ngaho ngo agende, nibwo yagize gutya abona ya interview kuri televiziyo miracaho. Akibona rero yarishimye byadanje, aho yihuze cyane yisakata agaruka kureba nyamusore, bahurira hanze y'ahandi baba basanzwe batuye, aho bose n'ibyishimo byinshi barebanye mu maso barasuhuzanya. Amashafi make ahita akomeza nyuma y'ibyumweru bikeya, aho tubona Sean n'abamwe Jamie n'ubu ngubu baba bakiri mu rukundo rumeze neza, ndetse Rutipe yaratsindiye n'undi mudari muri taekwondo. Baba bari kujyana ikiganiro rero na Yohani, aho tuza kumenya yuko
nyuma yuko atangaje ya makuru yuko akundana n'umukobwa ngo byaje kumugabanyiriza igikundiro akahita azima, ndetse nawe ubwe akahita afata agapoze muri ya groupe yarasanzwe abamo y'abaririmbyi. Ku rundi ruhande rero Joy we aba yarasubiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa akaba akumbuye cyane Yowan, akanibuka utuntu twose bajyaga bakorana. Nyuma yaciye iminsi mike rero Joy yaje kumenya amakuru meza yuko ya buruse yaba yarashakaga aba yayibonye muri kaminuza nziza cyane muri Korea, bityo n'ibyishimo byinshi aho akafashe ivarisi kongera kugaruka muri Korea, noneho kaje kuhaba bya burundu, aho tukabona gafite ivarisi kaje mu rugo ngo wa musore n'ubundi aho kari gasanzwe kaba, aho kuyikurura biba byanze, ariko kari muri ibyo ngibyo hari umutipe w'ibogari byatari wahise ukegera ahita akabwatereka ngo twaze, nikagiye kuzamura amaso karebe mu isura tayari kahise kabona ari wa mutipe wundi wo muri ya groupe ya K-pop kakundaga bya danje witwa Kino. Ndetse none ikintu gitangaje, uyu mutipe abazi n'izina ryako bigaragara yuko Yowan aba yarakoze umuti. Bakiri muri ibyo ngibyo rero Yowan nawe yahise agera aho ngaho asangamo barahana ikiganza basuhuzanya, aho Rotibe ubufuha bya danje yahise asaba Kino ati mbabarumvire kuri sheri ndakubita. Ndetse hamwe n'ibingibi filime yacu nanga irangiriye, nizere ko yabashimishije. Twege turi The Focus. Until next time, peace out.